Muraho mwese abankurikira aho muri hose hirya no hino ku isi yose. Ndabasuhuje cyane kandi mbifuriza kugira amahoro y'Imana. Urukundo, impuhwe by'Imana mu guhindura imibereho ya muntu bibane namwe mwese. Muri aka kanya ngiye kubagezaho ikiganiro kigufiya ndi ahantu bita Głogowiec, aho Mutagatifu Mama Faustina yavukiye. Akaba ari umutagatifu Imana yanyujijeho ubutumwa bw'impuhwe z'Imana, ubutumwa bugamije kuzanira amahoro ikiremwa muntu cyose cyugarijwe n'ingorane, cyugarijwe n'intambara n'ibindi bibazo bitandukanye. Akaba ari ubutumwa nyine Imana yamuhaye kugira ngo ikiremwa muntu muri ubwo butumwa gishobore kuruhuka igihe kirembye, niko navuga. Nkaba rero mbishimira Imana cyane kuko nashoboye kugera nyine mu mujyi Mama Faustina yavutse. Akaba yaravutse mu 1905, yitaba Imana mu 1938. Ndaza no gushyira ku rubuga rwanjye rwa Facebook amafoto. Hano ni kuri paruwasi yasengeragamo, ari naho yabatirijwe, yaherewe n'amasakramentu ya Eucharistie n'andi masakramentu. Aha rero hafi yaho nanone hari urugo yavukiyemo nyine, aho ababyeyi be bari batuye n'abavandimwe be, kuko bari abana 10, mbese aho abo bana bose bavukiye banabaye. Ndaza gushyira amafoto ku rubuga rwa Facebook rwo kwiyo nzu nyine. Kaba rero ari ikintu gishimira Imana cyane, nifuje kuhagera kuva kera, ndetse